uko rero niko Imana yaremye umwana w'umuntu. Imana yaremye umwana w'umuntu ifite umugambi ukomeye ku buzima bw'uwo muntu, ifite ibintu yapanze n'ubuzima uwo muntu agomba kubamo bwiza gusa, ntabwo ari ububi. Nta bibi Imana yateganyirije ubuzima bwawe, Imana yateganyije ibyiza gusa. Niko Imana ibyo bintu byo bitanga ni perfect will of God, donc ni umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Ariko uyu mugambi Imana ifite ku buzima bw'umuntu ukomeye ni umugambi Imana yateganije ko ugomba gusohora ku buzima bwa buri muntu. Ariko igihe umwana w'umuntu yagize Imana ya mbere mu buzima bwe, ni igihe Imana ari ifite umwanya wa mbere mu buzima bw'umuntu, nibwo umugambi w'Imana ushobora gusohora ku buzima bw'uwo muntu akabona ibyiza byose Imana yamugeneye. Ni igihe Imana ari ifite umwanya wa mbere mu buzima bw'uwo muntu. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanerade. Yesu ashimwe bene data. Ni mwarimu Valens wongeye kugaruka. Nongeye kugaruka mu nyigisho nayo nzi ko izakugirira umumaro. Iyi nyigisho nayo nzi ko hari ibyo izakora mu buzima bwawe, kuko n'icyo Imana yashatse n'icyo Imana yagambiriye. Niyo mpamvu Imana yaduhuje nawe muri izi nyigisho zo kuri YouTube, nuko hari ikintu Imana ishaka gukora. Hari ibyo Imana ishaka gukora. Wowe ntuzarebe megabyte ukonso mureba iby'ibyigisho, kuko amafaranga uzatanga ureba ibi byigisho ntabwo wayagereranya n'ikintu Imana izakora mu buzima bwawe. Kuko Imana izakora mu buzima bwawe ikintu gikomeye kiruta kure cyane amafaranga uzatanga ureba izi nyigisho. Narakubwiye ngo ikintu kizahindura ubuzima bwawe, ikintu kizatuma ubona imigisha Imana itanga, iki kintu uzagikurikirane. Ntuzarebe ngo megabyte zanjye ziri bugende. Niba na ngombwa gukoresha amasaha y'ijoro, kwa kundi bakoresha amasaha y'ijoro kugira ngo bibahendukire, uzabikore. Kuko njyewe icyatuma ubuzima bwanjye buhindukana, nabyuka saa 9 z'ijoro cyangwa saa 6 z'ijoro, ariko mfa kuba nzi ko icyo kintu kimbyukije ari ikintu kigiye guhindura ubuzima bwanjye. Hari abafite za wireless bakoresha ku kazi cyangwa ama internet y'ubuntu, okay, ni sawa, wowe ni byiza. Ariko nawe udafite ubushobozi ushaka gukoresha uburyo bw'ijoro. Ariko ndakubwiye utazigera na rimwe ukora ikosa ryo kugereranya imigisha Imana izaguha biciye muri iyi nyigisho ngo bigereranye n'amafaranga utanga cyangwa megabyte bigutwara ureba izi nyigisho. Wowe komeza ubikora, uzareba ikintu Imana izakora. Rero inyigisho tugiye kwiga uyu munsi ni inyigisho ijyanye na tugiye kuganira ku ijambo ryitwa ikigirwamana, ibigirwamana. Iyi niyo nyigisho ngiye uyu munsi ngiye gusa nkaho nkora introduction ku nyigisho y'ibigirwamana. Niyo tugiye kureba. Iri jambo ngira ngo si ubwa mbere uryumvise, waryumvishe kenshi, warisomye muri Bibiliya, cyangwa se wumvise abantu barivuga, cyangwa se wagiye no mu rusengero wumva baryigishijeho. Ariko birashoboka wenda ko bigeze n'uyu munsi utaramenya ngo ikigirwamana ni iki. Uyu munsi ndashaka ngo turebe ikigirwamana ni iki. Ijambo ikigirwamana nge hari amagambo natangiye kumvamo tutarajya no mu busobanuro. Ikigirwamana numvishemo ijambo ngo Imana, ndangije numvamo irindi jambo ngo ikigirwa, kugirwa Imana. Wumvisemo amagambo abiri, ikigirwamana, kugirwa Imana. Ikigirwamana rero byatangiye kumvikana, tunagendeye kuri iryo jambo ubwabyo ari byumvikanamo. Harumvikana ngo ni ukugirwa Imana, ikintu cyagizwe Imana mu buzima bw'umuntu. Okay, twagiye rero ikigirwamana. Tugiye gusobanura. Mbere yuko nsobanura ikigirwamana icyo ari cyo, reka manze ngire ibyo nkuganirizaho gatoya biza kugufasha kubyumva neza. Ubundi Imana, dufite Imana imwe yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Imana yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Niyo yaturemye twese. Iyo niyo Mana yonyine tugira. Nimwe rukumbi, ntabwo ari ebyiri, ntabwo ari eshatu, ntabwo ari enye. Ni Imana imwe yaremye ijuru n'isi n'ibiyirimo byose, ibiboneka n'ibitaboneka, nawe urimo, nanjye ndimo, n'abantu bose barimo.
ni ukuvuga rero ngo iyo mana rero mvuga, iyo mana yaremye umuntu iteganya ko uwo muntu iteganya ko ari izafata umwanya wa mbere mu buzima bw'uwo muntu, kuko Imana yaremye umwana w'umuntu imufiteho umugambi ukomeye, ifite ibintu byinshi yagambiriye gukora ku buzima bw'uwo muntu, ifite ubuzima yagambiriye ko uwo muntu abamo, hari imigisha yateguye ku buzima bw'uwo muntu, nk'uko umubyeyi abyara umwana, umubyeyi w'umutunzi abyara umwana avuga ati umwana wanjye agomba kuzatunga ibi n'ibi n'ibi, agomba kuziga muri aya mashuri, agomba donc ntabwo azaba umukene. Umubyeyi akabyara umwana yaramaze kumuteganyiriza uburyo azabaho. Uko rero niko Imana yaremye umwana w'umuntu. Imana yaremye umwana w'umuntu ifite umugambi ukomeye ku buzima bw'uwo muntu, ifite ibintu yapanze n'ubuzima uwo muntu agomba kubamo bwiza gusa, ntabwo ari ububi. Nta bibi Imana yateganyirije ubuzima bwawe, Imana yateganyije ibyiza gusa. Niko Imana ibyo bintu byo bitanga ni perfect will of God, donc ni umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Ariko uyu mugambi Imana ifite ku buzima bw'umuntu ukomeye ni umugambi Imana yateganije ko ugomba gusohora ku buzima bwa buri muntu. Ariko igihe umwana w'umuntu yagize Imana ya mbere mu buzima bwe, ni igihe Imana ari ifite umwanya wa mbere mu buzima bw'umuntu, nibwo umugambi w'Imana ushobora gusohora ku buzima bw'uwo muntu akabona ibyiza byose Imana yamugeneye. Ni igihe Imana ari ifite umwanya wa mbere mu buzima bw'uwo muntu. Ni ukuvuga ngo Imana yateganijwe ko ariyo igomba gufata umwanya wa mbere mu buzima bwawe, mu mutima wawe, mu bitekerezo byawe. Ni uko Imana yabiteganije. Rero ushobora kuvuga ute se, ngiye kugusobanurira ibintu Imana yateganije ko ifatamo umwanya wa mbere mu buzima bwawe. Ngiye kuvuga nibura ibintu bigera kuri 4 Imana yateganije ko ari igomba kubamo kubiya mbere mu buzima bwawe. Muri ibyo bintu ngiye kuvuga, ikintu cya mbere ni ikintu bita gukunda. Ubundi umuntu agira urukundo, hari ibintu akunda, hari abantu ukunda, hari ibyo ukunda. Ni ukuvuga ngo umuntu muri we hari urukundo Imana yamushyize mu gukunda. Umuntu agira ikintu bita urukundo muri we, rushobora kuba rwinshi cyangwa rukeya, cyangwa se hari ibyo akunda, hari ibyo tuterefaso, hari urukundo ruba mu muntu. Rero Imana yateganije ko ku kintu kijyanye no gukunda ari ifata umwanya wa mbere mu buzima bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo Imana akaba ari yo ukunda kurusha ibindi bintu byose ukunda, akaba ari ifata umwanya wa mbere ku kintu kijyanye no gukundwa, akaba ari yo ukunda kurusha ibindi bintu byose ukunda. Ntabwo Imana yakubujije kugira ibindi ukunda ngo ivuge iti ibindi bintu byose ubyange hanyuma ari njye ukunda njyenyine. Never. Iryo tegeko ntabwo riri muri Bibiliya. Ndetse Bibiliya iravuga ngo, muri Bibiliya haranditse ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ndetse akongera akavuga ngo mukundane. Yesu yabwiye abigishwa be ngo mukundane nk'uko nabakunze, ngo ikizamenyesha ko muri abigishwa banjye ngo n'urukundo ruzaba hagati yanyu. Urumva ko ntabwo Imana irashaka ko dukunda bagenzi bacu. Itegeko ry'urukundo rirahari, ariko umva ukuntu bimeze. Ariko Imana nubwo hari ibindi bintu ugomba gukunda ndetse Imana igusaba, ni ukuvuga ngo Imana irashaka ko ariyo ifata umwanya wa mbere, irashaka ko ariyo ukunda kurusha ibindi bintu byose ukunda. Iyo rero hagize ikindi kintu mu buzima bw'umuntu, cyaba umuntu cyangwa ikintu, akunda kurusha uko akunda Imana, akaba ari cyo gifata umwanya wa mbere, icyo kintu akagikunda kurusha uko akunda Imana, yaba umuntu cyangwa ikintu runaka, ni ukuvuga ngo icyo kintu kiba gihindutse ikigirwamana. Ni ukuvuga ngo nicyo kiba gifasha umwanya wa mbere mu buzima bwawe mu bijyanye no gukundwa. Ni ikintu cyose ukunda kurusha uko ukunda Imana, icyo ngicyo bacyita ikigirwamana, kuko ni ikintu cyaje gufata umwanya wa mbere mu buzima bwawe, kandi Imana ariyo yagombaga gufata umwanya wa mbere. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cyicaye mu mwanya w'Imana ku bijyanye no gukundwa, akaba ari cyo ukunda kurusha uko ukunda Imana, icyo ngicyo bacyita ikigirwamana. Akambere ngira ngo urakumvise, ni ku bijyanye no gukundwa. Bibiliya yatubwira ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Ni itegeko ryo gukunda. Ni ukuvuga ngo Imana ugomba kuyikunda n'umutima wawe wose, niko itegeko rivuga. Ikindi kintu rero wakunda kurusha uko ukunda Imana
cyitwa ikigirwamana. Ku bijyanye no gukundwa, icyo kintu gifata umwanya w'Imana mu buzima bwawe akaba ari cyo ukunda kurusha ukunda Imana ni ikigirwamana. Kabiri, reka turebe ikindi kintu cya kabiri Imana yifuza gufatamo umwanya wa mbere mu buzima bwawe. Ni ikintu kijyanye no kubaha. Ni ukuvuga ngo rero nanone Imana irifuza ko ari ifata umwanya wa mbere mu buzima bwawe ku bijyanye no kubaha, akaba ariyo wubaha kurusha ibindi byose wubaha mu buzima. Akaba ariyo ifata umwanya wa mbere mu buzima bwawe ku bintu bijyanye no kubaha, bivuga ngo niyo wubaha kurusha ibindi byose wubaha. Nanone hari akandi kantu ushaka kuvuga. Ntabwo Imana yakubujije kugira ibindi bintu wubaha ngo ivuge ngo ni njye njyenyine ugomba kubaha. Ntabwo ariko bivuga muri Bibiliya. Ntabwo birivuga Imana ivuga ngo ni njye njyenyine ugomba kubahwa ngo ibindi byose ugomba kubisuzugura. Ntabwo ariko Imana yavuze. Ndetse haranditse muri Bibiliya ngo ibyo kubaha, ngo abo kubahwa mu bubahe. Bibiliya itubwira kubaha ababyeyi. Ndagira ngo wumve ko hari abantu Imana izaba kubaha. Ababyeyi bagomba kubahwa, abakuru, abayobozi bo mu mwuka, wumvise, abakoresha bacu tugomba kububaha. Ni ukuvuga ngo ibyo kubahwa mu byubahe, abo kubahwa mu bubahe. Bibiliya dusaba kubaha. Ariko nubwo Imana igusaba kugira ibyo wubaha ari ibyo gusaba kubaha, ku buryo iyo utabyubashye bikugiraho ingaruka. Imana irashaka ko ariyo wubaha kurusha ibindi bintu byose wubaha mu buzima, akaba ariyo ifata umwanya wa mbere ku bintu bijyanye no kubaha. Iyo rero mu buzima bwawe habonetse ikindi kintu wubaha kurusha uko wubaha Imana, icyo kintu akaba ari cyo gifata umwanya wa mbere mu buzima bwawe ku bijyanye no kubaha, akaba ari cyo wubaha kuruta uko wubaha Imana. Icyo kintu bacyita ikigirwamana. Hano kubaha mvuga ni ugukora iby'umuntu, ni ugukora iby'ubwiwe. Niyo mvuze ngo jya akaba ari hujya kora iki ukagikora, niko kubaha ndimo kuvuga. Ni ukuvuga ngo Imana yateganije ko ari yo wubaha kurusha ibindi byose wubaha. Bivuga ngo ikindi kintu cyose cyagusaba kugira ibyo ukora bihabanye n'ibyo Imana ishaka ntabwo wacyemerera. Ikintu cyose rero wakubaha kurusha uko wubaha Imana, icyo cyitwa ikigirwamana. Ashobora kuba ari umuntu, ashobora kuba cyangwa se n'ikindi kintu ntabwo mbizi, ariko ikintu cyose uzi mu buzima bwawe cyangwa umuntu uwo ari we wese wakubaha kurusha uko wubaha Imana yitwa ikigirwamana, kuko abasimbuye Imana, kuko Imana yateganije ko ari ibi ya mbere mu bijyanye no kubaho. Aho ni kabiri. Tujye kuri gatatu. Ikindi kintu cya gatatu Imana yateganije ko ifatamo umwanya wa mbere mu buzima bwawe ni ikintu kijyanye no kwizera. Ni ukuvuga ngo nanone nongere mbivuge, ntabwo Imana itubuza, ntabwo ndamutse mvuze ngo ubwo nuza yansezeranije amafaranga, ubwo kanaka yansezeranije amafaranga akambwira ko ari buze kuyama nimugoroba, uriya reka mwizera araza kuyama. Cyangwa se wenda reka mvuga ikindi kintu, nkatuma umwana kuri butike ngo ajye gufata ideni, navuga nubwo ari na kuri muri butike araza kuri muha. Ibyo ngibyo mu bantu bibaho. Hari abantu wizera kurusha abandi ukavuga uti ubwo ari uriya wabivuze araza kubikora, ubwo ari uriya natse amafaranga araza kuyama, ubwo ari uriya ubinsezeranije. Mu buzima bwawe hari abantu wizera. Nta muntu n'umwe kuri iyi si wambwira ngo nta muntu n'umwe yizera. Burya hari abantu twizera. Hari abantu twizera ukavuga uti ubwo ari nuzi ubivuze araza kubikora. Hari abantu rwose nabanye nabo nzi b'intangarugero ku buryo yakwemereye ikintu ubuzi ko ari bukigu ukavuga uti ubwo ari kana kubivuze reka tubyizere. Ukuvuga rero ngo hari abantu wizera, ariko dore uko itegeko rimeze. Imana yateganije ko nubwo hari ibindi bintu wakwizera, Imana niyo ugomba kwizera kurusha ibindi bintu byose wizera mu buzima. Niyo ugomba gufata umwanya wa mbere ku kintu kijyanye no kwizera. Niyo ugomba gufata umwanya ku bintu bijyanye no kwizera. Ni ukuvuga ngo undi muntu niyo wamugirira icyizere, ni ukuvuga ngo icyizere umugirira kigomba kuba kiri ku rugero ruri limite. Ntabwo ugomba kumwizera cyane ngo umwimariremo, kuko umwizeye cyane byazamuka bigafata umwanya w'Imana. Icyizere ugirira ibindi bintu kigomba kuba kiri limite.
Imana yateganije ko ariyo wizera kurusha ibindi bintu byose wizera, yateganije ko ariyo wiringira kurusha ibindi bintu byose wiringira. Iyo rero habonetse ikintu mu buzima bwawe wizera kurusha uko wizera Imana, wiringira kurusha uko wiringira Imana, yaba umuntu cyangwa ikintu runaka, icyo ngicyo bacyita ikigirwamana, kiba kikubereye ikigirwamana. Ni ikintu wizera kurusha uko wizera Imana, ni ikintu wiringira kurusha uko wiringira Imana, icyo ni ikigirwamana. Kuko niyo mvuga ngo nizera kanaka, ngo ndamwizera ngo mufitiye icyizere mugirira kigomba kuba kiri limite. Imana niyo yonyine yo kwizerwa. Ni ukuvuga ngo uko wizera Imana nta muntu ugomba kwizera nk'uko wizera Imana. Imana niyo igomba gufata umwanya wa mbere ku bintu bijyanye no kwizera. Ikindi kintu kiri mu buzima bwawe uzi ushobora kuba wizera kurusha uko wizera Imana, icyo kintu ni ikigirwamana. Aho ni tugeze kuri gatatu. Tugiye kureba ikindi kintu cya kane. Ikindi kintu cya kane Imana ishaka gufata mu mwanya wa mbere mu buzima bwawe. Icya mbere cyari ugukunda, icya kabiri ni ukubaha, icya gatatu ni ukwizera, icya kane ni ikintu bita gusabana. Gusabana ni ukuvuga rero ngo Imana yateganije ko ari ifata umwanya wa mbere ku bintu bijyanye n'ubusabane. Ni ukuvuga ngo Imana niyo ugomba gusabana nayo kurusha ibindi bintu byose usabana nabyo mu buzima. Ntabwo Imana yaguhagarikiye ubusabane n'ibindi bintu, ntabwo abantu bajya bagira n'ubusabane, njya mbibona bagakoresha iminsi mikuru tukajyayo tukishima. Ubusabane bubaho rwose, ndetse no mu bitekerezo by'umuntu, cyangwa se usanga hari ibintu utekereza, ibintu wibwira. Ntabwo Imana yakubujije gutekereza ibindi bintu cyangwa kwibwira ibindi bintu cyangwa se kugira ibyo usabana nabyo. Ariko reka nkubwire, niba hari ikintu usabana nacyo kurusha uko usabana n'Imana, ni ukuvuga ngo icyo kintu kiba kibaye ikigirwamana, kuko Imana yateganije ko ariyo usabana nayo kurusha ibindi bintu byose usabana nabyo. Hano iyo tuvuga ubusabane ushobora kutabyumva neza ukavuga uti se gusabana ni gute uvuga? Hano gusabana mvuga ni mu mutima no mu bitekerezo. Mu mutima no mu bitekerezo. Ni ukuvuga ngo umuntu usabane bwe n'Imana bumeze neza, cyangwa se asabana n'Imana cyane. Ni ukuvuga ngo Imana n'ijambo ryayo nibyo bitinda mu mutima w'uwo muntu no mu bitekerezo by'uwo muntu. Wumvise? Nicyo gihe tuvuga ko umuntu ubusabane bwe n'Imana buri mu rwego rwo hejuru. Ni igihe Imana ari yitinda mu bitekerezo by'uwo muntu. Imana n'ijambo ryayo nibyo bitinda mu bitekerezo by'umuntu cyangwa mu mutima w'umuntu. Tugiye muri Yosuwa 1:8, Yosuwa 1:8, mu gitabo cya Yosuwa 1:8, niho baratubwira ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ngo ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose, ngo niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Hano baravuga ngo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ibiri mu gitabo cy'Imana, ibiri muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ngo ujye uritekereza ku manywa na nijoro. Bivuga ngo Imana n'ijambo ryayo nibyo bigomba kudomina ibitekerezo byawe. Tugiye no mu gitabo cya Zaburi ya mbere, Zaburi chapter 1, reka turebe icyo havuga. Hano baratubwira ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uri kunyumva? Ngo amategeko y'Imana ni ukuvuga ngo niyo dukwiriye kwibwira ku manywa na nijoro. Bivuga ngo Imana n'ijambo ryayo nibyo bigomba gutinda mu bitekerezo byawe no mu mutima wawe. Nibyo bivuga ngo ubusabane bwawe n'Imana bumeze neza, ni ubusabane bwo mu mutima. Ni ukuvuga rero ngo ibyo tumaze kubona n'ubwoko bwa mbere bw'ibigirwamana. Ni ukuvuga ngo ibigirwamana nabiciyemo ibice bibiri. Ni ukuvuga ngo igice cya mbere n'ubwoko bw'ibigirwamana bifata umwanya wa mbere mu buzima bw'umuntu ku kijyanye no gukundwa, kubaha, kwizera no gusabana. Icyafata umwanya wa mbere muri ibyo bintu twavuze bine cyitwa ikigirwamana. Noneho tureka turebe ubwoko bwa kabiri bw'ibigirwamana. Ubwoko bwa kabiri bw'ibigirwamana bwo buteye bute?
ni ukuvuga ngo dore ukuntu imana yateganije ibintu, cyangwa se reka nkubwire ukuntu ibintu bimeze kandi byari bikwiriye kumera ndetse bijyanye n'ukuri kwa Bibiliya. ni ukuvuga ngo imana ifite ibintu ikwiriye gukorerwa yo yonyine. ngo hari ibyo imana ikwiriye gukorerwa yo yonyine, ku buryo iyo ibyo bintu hari ikindi kintu bikoreye kitari imana, ibyo bintu biba bihindutse ibigirwamana. tugiye kureba bimwe mu bintu imana igomba gukorerwa yo yonyine bidashobora kugira ikindi kintu bikorerwa, ku buryo iyo wibeshye hakagira ikindi kintu ukorera ibyo bintu, ni ukuvuga ngo icyo kintu kiba gihindutse ikigirwamana. ikintu cya mbere, ikintu bita gusenga. ikintu bita gusenga ni ukuvuga ngo imana niyo yonyine gusa ikwiriye gusengwa. ni ukuvuga ngo ikintu bita gusenga kigomba gukorerwa imana yo yonyine, nta kindi kintu na kimwe ugomba gusenga kitari imana. reka wenda tujye mu kuva 34, kuva 34 umurongo wa 14 haranditse ngo kuko udakwiriye kugira indi mana yose usenga, ngo kuko uwiteka witwa ufuha ari imana ifuha. ni ukuvuga ngo ikintu bita gusenga gikorerwa imana yonyine. iyo rero hari ikindi kintu usenga, icyo kintu cyitwa ikigirwamana. ntabwo mbizi niba hari ikindi kintu usenga mu buzima. ushobora kuba usenga intebe, ushobora kuba usenga inyenyeri, ushobora kuba usenga simbizi, ushobora kuba usenga imodoka, ushobora kuba usenga inka cyangwa ihene, ushobora kuba usenga ibishushanyo. ntabwo nzi ibindi bintu usenga, ariko iyo hari ikindi kintu usenga, ni ukuvuga ngo icyo kintu cyitwa ikigirwamana, kuko gusenga ni imana yonyine basenga. iyo hari ikindi kintu kibonetse mu buzima bwawe usenga rero kitari imana, ni ukuvuga ngo icyo kintu kiba kibaye ikigirwamana. ntabwo nzi niba ari umuyobozi runaka usenga, ntabwo nzi niba hari ikindi kintu kigeze kiboneka mu buzima bwawe, yaba mu ijuru, yaba mu isi, yaba n'ikuzimu. ikintu cyose yaba mu ijuru, yaba mu isi, yaba n'ikuzimu wasenga kitari imana, ni ukuvuga ngo icyo kintu kiba gihindutse ikigirwamana. niyo cyaba ari icyanditse muri Bibiliya, ntuzambwire ngo ariko muri Bibiliya nono, imana yonyine niyo yonyine yo gusengwa. ikindi kintu cyose usenga gishaka kibe cyanditse muri Bibiliya, gishaka kiba kiri kuzimu, kiri mu isi cyangwa kiri mu ijuru, ahantu hose cyaba kiri naho cyaba cyanditse aho ari hose, icyo kintu ukaba uzi kugisenga, ni ukuvuga ngo icyo kintu ni ikigirwamana, kuko gusenga bikorerwa imana yonyine. kabiri, ikindi kintu gikorerwa imana yo yonyine, nta kindi kintu. ikindi kintu ni ukuvuga ngo ikintu bita kuramya, worship, ni ibintu bikorerwa imana yo yonyine. wumvise? ni ukuvuga ngo imana niyo yonyine ikwiriye kuramywa. iyo rero hari ikindi kintu kibonetse mu buzima bwawe uramya, ni ukuvuga ngo icyo kintu kiba gihindutse ikigirwamana, kuko imana niyo yonyine ikwiriye kuramywa. Matayo 4:10 twumva ukuntu havuga. Matayo 4:10 haravuga ngo Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Satani yashakaga ko Yesu amuramya. Yesu yarabizi neza rero ko nta kindi na kimwe gikwiriye kuramwa usibye Imana yonyine, arabyanga. ni ukuvuga rero ngo mu buzima, ni ukuvuga ngo Yesu yarabizi neza, abisobanukiwe ko nta kindi kintu na kimwe gikwiriye kuramywa usibye Imana. ni ukuvuga ngo Satani yarashatse kumugusha mu mutego wo kugira ngo abe ari we aramya. wumvise? ni ukuvuga rero ngo ikintu bita kuramya gikorerwa Imana yonyine. iyo habonetse ikindi kintu uramya mu buzima bwawe, cyitwa ikigirwamana, cyaba ikiri mu isi, cyaba ikiri ikuzimu, cyaba ikiri mu ijuru, cyangwa se cyanditse muri Bibiliya ariko ukakiramya atari Imana, kiba gihindutse ikigirwamana. gatatu, ni ukuvuga rero ngo nanone kandi hari ibitambo bitambirwa Imana. ni ukuvuga ngo Imana niyo ikwiriye gutambirwa ibitambo. iyo rero hari ibitambo byari bikwiriye gutambirwa Imana, ukaza gutambira ibindi bintu ibitambo atari Imana utambira ibitambo, ni ukuvuga ngo ibyo bintu nabyo ni ibigirwamana. kuko hari abatambira ibitambo abadayimoni, hari abatambira ibitambo abazimu. abantu benshi bafite ibintu byinshi batambira ibitambo. ni ukuvuga ngo iyo hagize ikindi kintu utangiye gutambira ibitambo atari Imana yonyine, ni ukuvuga ngo icyo gihe nacyo kiba gihindutse ikigirwamana.
na Bibiliya yatubwira ngo imibiri yanyu ibe ibitambo bizima bishimwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo ikintu kigomba gutamba, hari ibintu ugomba gutambira Imana ariko babitambira Imana gusa. Ikindi kintu utambira ibitambo mu buzima atari Imana uyitambiye, ni ukuvuga ngo kiba ari ikigirwamana. Ubwo wenda hano singiye kujya muri birebire, tuzabisobanura neza, ndimo ndacungana n'iminota kuko tuba tugira ngo dukoreshe iminota iringaniye, kuko tugiye kujya mu busobanuro bwimbitse biba birebire cyane. Ariko nababwiye ngo muri furi kubaza ibibazo aho mutumva mujye muhabaza, ariko ni ukuvuga ngo Imana niyo ikwiriye gutambirwa ibitambo. Noneho tugiye ku bintu bijyanye n'ibyubahiro. Kane, ibintu bijyanye n'ibyubahiro. Ahandi hambere muri ko navuze ngo kubaha Imana niyo igomba kubaha kuruta ibindi byose byubahwa. Hariya navugaga kuba wasabwa ikintu runaka ukagikora cyangwa se ukabuzwa ikintu ukakireka, ni ukumvira, mbese ubwo nashatse kumvira. Hano rero turi kuvuga ibyubahiro, ni ukuvuga ngo hari ibyubahiro Imana ikwiriye yo yonyine. Ni ukuvuga ngo Imana hari urwego rw'ibyubahiro Imana ikwiriye. Iyo rero ibyubahiro wakagombye guha Imana ubihaye ikindi kintu, ukagiha ibyubahiro bingana n'ibyo wagahaye Imana, ni ukuvuga rero ngo icyo kintu kiba kibaye ikigirwamana. Ni ikintu gifata uha ibyubahiro bingana n'ibyo wagahaye Imana. Wumvise? Ni ukuvuga rero ngo Imana ikwiriye ibyubahiro. Hari icyubahiro Imana ikwiriye, ku buryo icyo cyubahiro, iyo hari ikindi kintu uhaye ibyubahiro bingana n'ibyuha Imana cyangwa se biruta ibyuha Imana, icyo kintu kibaye ikigirwamana. Yesaya 42 umurongo wa 8 haratubwira ngo, umurongo wa 8 haravuga ngo ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, ngo n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Ndagira ngo wumve ko n'Imana ubwayo ivuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Ni ukuvuga ngo Imana ifite ibyubahiro idashaka kugira undi muntu iha, cyangwa se idashaka kugira undi muntu isangira nabyo ibyo byubahiro. Ntawe ndi ukuvuga ngo Imana ifite ibyubahiro yihariye idashaka kugira undi muntu uwo ari we wese ibiha cyangwa ibisangira nawe. Iyo hari ikindi kintu rero uha ibyubahiro bingana n'ibyuha Imana cyangwa se ukagiha ibyubahiro biruta ibyuha Imana, voilà, icyo ndi ikigirwamana. Ubu rero nibwo bwoko bubiri bw'ibigirwamana tubonye. Ikigirwamana rero turagisobanuye, ngira ngo uracyumvise neza. Ni ikintu gifata umwanya w'Imana mu buzima bwawe, kigakorerwa ibyo Imana yari ikwiriye gukorerwa, cyangwa se kikubahwa bingana n'uko Imana yari ikwiriye kubahwa, cyangwa se kikizerwa, kigakundwa, kikubahwa, cyangwa se kikiringirwa kurusha uko Imana ikorerwa ibyo bintu twavuze. Ibi rero nibyo ikigirwamana, ngira ngo uracyumvise. Iri somo ryari rya definition y'ikigirwamana, kugusobanurira ikigirwamana icyo ari cyo. Ubu rero isomo rizakurikiraho tuzareba noneho ni ibihe bintu bikunda guhinduka ibigirwamana mu buzima bw'abantu. Tuzatanga ingero z'ibintu bimwe na bimwe bikunda guhinduka ibigirwamana mu buzima bw'abantu. Turebe imitego abantu bakunda kugwamo, ibintu bikunda kuba ibigirwamana mu buzima bw'abantu, nibyo tuzareba. Nagiraga ngo mbere yuko twinjira muri iryo somo ubanze umenye ngo ikigirwamana ni iki, nibyo nashakaga uyu munsi. Rero dushoje nkusaba iki kintu, ndagusaba gusubiza Imana mu mwanya wayo. Birashoboka ko wimuye Imana ko atari yo ya mbere mu buzima bwawe muri biriya twavuze, cyangwa haba hari ibindi bintu ukorera bya bindi twavuze bigomba gukorerwa Imana yonyine. Ndagusaba kugira ngo uhindure kuva uyu munsi, Imana uyisubize mu mwanya wayo, kuko kwimura Imana ngo ni icyaha gikomeye cyane ku buryo bavuga ngo vumwe ukora ibyo bintu. Wowe ndagusaba gusubiza Imana mu mwanya wayo. Imana akaba ari ifata umwanya wa mbere mu buzima bwawe. Ibi bintu nubikora, nuramuka ushubije Imana mu mwanya wayo, ni ukuvuga ngo umugambi Imana ifite ku buzima bwawe urongera, kandi Imana irongera igarura umugambi ifite ku buzima bwawe. Ibyo yagambiriye gukora ku buzima bwawe ibikore, kuko icyo wari warazize ni ukwimura Imana. Ufite ibindi bintu watekerezaga cyane, wibwiraga cyane, byatindaga mu bitekerezo byawe cyane. Donc ni ukuvuga ngo hari ibigirwamana byinshi cyane biri mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo Imana wamaze kuyimura uyikura mu buzima bwawe, ntabwo ugifite umwanya wa mbere. Niyo mpamvu wabonye mbuteyaje nyinshi mu buzima bwawe, niyo mpamvu wabonye intambara zikomeye mu buzima bwawe, niyo mpamvu ufite ibibazo byananiranye gukemuka, niyo mpamvu ubuzima bwawe buri mu kaga, ubuzima bwawe bwuzuyemo intambara n'ibibazo bidashira. Ni ukubera ko Imana yamaze kwimurwa ishyirwa mu wundi mwanya. Ubu rero ndagusaba, ngiye kugusengera kugira ngo Imana igufashe, kugira ngo Imana uyisubize mu mwanya wayo. Ubundi tuzakurikiraho tubabwira ibintu bikunda kuba bigirwamana mu buzima bw'abantu. Imana yacu, Imana ishobora byose, Imana ikiranuka, Imana yera,
ndasengera uyu mugaragu wawe ukurikiye iri jambo. Mana, birashoboka ko yakwimuye mu buzima bwe ukaba utagifite umwanya wa mbere mu buzima bwe, mu mutima we no mu bitekerezo bye. Ndamusengeye Mana yanjye kugira ngo umufashe ukuri ibigirwamana byose mu buzima bwe. Ndakwinginze Mana ikiranuka kugira ngo wongere ufate umwanya wa mbere mu buzima bw'uyu muntu, kugira ngo ubone uko usohoza umugambi ufite ku buzima bwe, kugira ngo ubone uko usohoza ibyiza byose wagambiriye kumukorera, kugira ngo abone kugira neza kwawe, kugira ngo abone umugambi ukomeye ufite ku buzima bwe papa. Kuko yarabeshywe cyane, arariganywa, ntabwo abizi, ari guca mu buzima atazi ubwo ari bwo. Hari ibyamucanze mu buzima atazi ukuntu bizakemuka, ariko ntabwo azi ko byatewe no kukwimura. Ubwo amaze kumenya ukuri rero ndagira ngo umufashe, umuhe imbaraga kugira ngo abashe kugusubiza mu mwanya wawe, hanyuma nawe ubone uko usohoza umugambi ufite ku buzima bwe. Ndagushimiye ko ugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.